sindi buvuge byinshi cyane, umwanya ngo ni mutoya, ariko umuryango mugari mwese muteraniye ahangaha, nukuri ndababwira ntashidikanya neza ko Martin uriya mubona, Martin uriya byagenze kuriya, Imana yo mu ijuru irabizi izi mpamvu mfite ibyiringiro muri njyewe, nzi neza yuko arasinziriye kandi igihe nikigera tuzamubona. Reka rero dukomezanye. Mubyeyi wacu Mama Runo, urabizi ko wari umuvugizi w'umuryango, rimwe na rimwe hari n'ubwo rwose Martin hari ibyo yashakaga kuba wenda yatubwira, akaba yagira akantu wenda kakangononwa, ariko iyo yakunyuragaho akabikubwira urabizi neza ko message yatambukaga neza kandi ibintu bikagenda neza. Reka ngusabe rero kugira ngo nawe wihangane kandi ukomere, kandi uwo mwanya ukomeze kuwuhagararamo, kandi tuzakuba bugufi, tuzakuba hafi, kandi twihangane twese. Nukuri Imana irahari, dutegura inzira zacu neza, igihe nikigera tuzabona Martin twabuze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndi kumwe n'uyu mukobwa wanjye, nawe hari icyo afite cyo kuvuga, reka muha akanya nawe avuge. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwase Ketia, ndi umwana wa Bosco nk'uko yabivuze, nkaba mushiki wa Arno na barumuna banjye. Njyewe icyo nashakaga kuvuga ni uko ku isabato w'icyumweru cyashize, apana iki tuvuyemo, narose ndi kurya inyama nyinshi ntazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga, ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki ntazi n'ubwoko bwazo? Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye, gusa nyine ntabwo mbakubwiye igendere. Ndasenga, aravuga ngo ati wowe usenge cyane. Ndasenga cyane, ndasenga. Ku cyumweru icyo gihe nabirose ku isabato, ku cyumweru turi muri sport de masse, bamuye na papa Arno, Ornella na Gisubizo. Ndabasuhuza, baravuga ngo ati nyine ngo tuzongere guhura, nyine ngo bazaza no kunsura kuri visite. Ntaribi. Ubwo rero kwa gatanu hageze, tujya gutangira isabato nk'ibisanzwe. Ku isabato twumva impanuka irabaye, mbona nyine ambulance iramanutse cyane, mbona nyine ku bitaro, kwa ko niga kuri ESA Gisenyi, mbona nyine ku bitaro hari abantu benshi cyane. Ndavuga si habaye iki? Kubera ko rero njye niringira nkavuga ngo ati mu byiworera abo nyine bapfuye kandi bafite impamvu zabo. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo hari undi tugira icyo dupfana ku ishuri, abarambwiye ngo ati ngo abo muri famiye bapfuye. Ndavuga ngo ati se ngabaye ngo kwa papalo. Ndavuga ko mani wowe uri gutera jokes, nyine uri kunyinisha. Aravuga ati wowe genda ubyirebere. Nanga nyine kubyizera, ndagenda ndicara mfata ikayi ndi kwiga imibare, kwa ko kwa mbere twari dufite quiz, ariko ntibijyamo nkugira nkabitekereza biki n'ibiki. Noneho nyine ku cyumweru, kwa ko twari twasoje tide saa 4 bambajije profe, ese profe wa marisachi ko ari ibintu tucaduhaye tugomba gusacinga. Nyifungura YouTube mbona nibyo byonyine bihibereye. Ndababara, nanga kubyizera,
ndamanura mbona nibyo byonyine bihebereye. Bangije nyine nsubira kuri hari ahantu kuri morgue mbona nyine hari abantu nzi bamwe na bamwe bo muri Rugerero. Ati nyine ubwo byabaye nyine ndarira nyine kuwa mbere nyine ndabyuka ndasenga ndavuga ngo ati se Mana ko icyo wabikora kubera iki ko nyine ndavuga ngo ati ubwo Imana yari yabindote yari yabimanuriye njyewe nabaha icyizere ko baruhukiye mu mahoro kandi aho bari bishimye. Kandi Marite yari umubyeyi mwiza yadukundaga, icyo tutishoboraga yakidushobozaga, ndetse n'abana biwe bazaga kudusura mu rugo tugasabana. Icyo nababwira ni ugutera ikirenge nk'icya Marite kugira ngo mu gihe cy'umuzuko nikigera twese tuzahure. Nabasabira kandi bashiki babo bihangane, ndetse na mama Arno ahari Imana iri kumwe nawe.